Ndi papa Sava. Ariko naguzi abantu niho nabonye abantu muvuka mu ndimwe intanga zimwe X na Y baguhinduka. Nise byagenze bite? Mama Sava, kuri iyi si nushaka ujya useka urire ugira ute, ariko uvuge ngo njyewe ndi njyewe ntitaye ku muntu uwo ari we wese. Senge Nyagasani ngira umutima utunganye, nkore nubaka ibyanjye. Niko nageze kuri ibi ngibi mfite ahangaha. Papa agira cyaraduhamagara hari saa 9. Yego. Hari muki iwacu ntago hari izuba ubona rirasa ukabona rifata ahantu hose. Oya, iwacu izuba ryasaga nk'iriri kurenga, twicaraga mu mbuga ukabona hari igicucu. Yego. Papa araduhamagara dushyira hamwe, hari ibyo kunywa. Urumva? Hari urwagwa, hari ikigage, hari inturire, hari umutsama, hari ubushera, hari fanta. Ibintu byose yateguye. Ibintu byose hari cyane. Papa Imana izamutuza aho ishaka, ntago mbizi ko ntago ndeba mu mitima. Aratwicaza aravuga ati umukuru yicare hariya. Ubuheta akurikiraho, ubuheture kurikiraho. Ubuheture yarinde yari njyewe, ndicara, twese turicara, abana 12 ku mugore umwe. Mama ntabwo ari wavuga ngo yashatse abagore benshi. Ku mugore umwe yari afite abana 12. Turicara, aravuga ati buri muntu wese nibamuha icyo afata, turanywa, bazana ibigori. Utagira ngo ibigori ibingibi by'ubusabane n'ibyubu twe twabiganiriragaho pe. Ugasanga ubushara n'ibigori birahura, ubushara n'umutsama birahura, ubushara na byeri birahura. Hari byeri yaguraga senkano, urayizi wowe. Ikirango cya Primus kikiri umweru, urabizi ibyo ngibyo. Fanta ikigura 10 nta makuru ufiteho. Abantu bose bariyakira, ukabona ku mutima baratuje, ukabona abantu bose bagize bate, baranezerewe. None ikibazo cyari kindiho ni ikihe? Ni njyewe njyenyine wari waratsindiye segonderi wacu. Bitavuze ko abandi nyine batari bazi ubwenge, ariko hariho ibintu bituma nyine batatsinda cyangwa batagiraho. Ntago ngiye kubigarukamo. Ngiye nzi ko natsinze, baramferesita, bakambika mu cyumba, bakagira bate, bajya kundaguriza. Reba kugira ngo abantu b'abakirisitu bajye kundaguriza, nzagira amagenzi meza aho ngiye, nzatsinde. Uri kubyumva ibyo bintu? Bakambika, waza we Mama Sava batakwizeye, ababwira bati Garasiyani yagiye kuvoma, ugahita utaha. Hazo ndi batizeye bati Garasiyani yagiye gusura nyirasenge, ugacaho. Hazo ndi gutyo. Hazo uwo bizeye ati umwana araha, bakangatiraho bati yaratsinze. Abantu bose bakamereza udufaranga, umereza igiceri cy'10. Yari menshi. Icyasenkana 100 ubwo yabaga ari umukungu. Ngira gutya rero, papa aravuga ati rero njye ndi kubona bigenda byanga. Ibintu bya kanseri twari tutarabimenya. Yego. Ibya diabete tutarabimenya. Iby'imitima tutarabimenya, ariko akavuga ati ngenda abona bigenda byanga. Garasiyani ubwo agiye kwiga, ndashaka kumuraga ko azaba umukuru w'umuryango. Ntazapfa akamenyera abana bose akabagenera, ariko amafaranga akaba ntayo. Bakugize umukuru w'umuryango, ariko bagomba kukugurisha n'iki n'amasambu kugira ngo ujye kwiga. Nawe ikibazo cyaje, barabakatira hano hari imisi bose imisi urayizi, ni isambu irimo imborera. Uhingamo buri kintu icyo ari cyo cyose kikizamura, izuba ritava wakuhira bikamera nta kibazo. Baradukatira. Umukuru w'umuryango bagiye kumbwira, barambwira bati kuba umukuru w'umuryango ni ukwigomwa, ni ukuba intwari, ni ukuba kizigenza, ni ukuba washikama. Bankubisa hano wabona siko hameze ku rutare. Bankubita n'ahandi nakweretse hahanamye gutya.
Ebani nkabona abavandimwe barakoma amashyi bamaye ku rutare nanjye nkayavuga ko mumpaye ahantu hatera ko mugize mute ahantu hahanamye ko bigize bite n'ibiki ariko nkabona abavandimwe bo bagize bate barishimye baranezerewe acavuga ariko ibi bintu birimo tene ariko ndahakira urumva ko ndahakiriye ko papa yahise avuga ati hari ahazagurishwa kugira ngo Graciane ajye kugira ate kwiga kuko niwe mwana wacu wa mbere ugiye kwiga segonderi ntabwo yahitaga segonderi amashuri makuru ndahakira inshuti yanjye ndababara ariko kubabara papa we yaguhaye inshingano ukajya wumva bigize bite birahagije kuba watsinze abandi bataratsinze ukumva bigize bite birahagije ukavuga ati n'indi migisha izaza birahagije kubera ko nari nanakarongoye ngo ngire umugore umbwira ati ahantu simemera amvuga ati mumpereze ubwo bwenge se sibwo bwatumye ubungubu ariko naje kubona ibibazo biri mbuza amafaranga papa yarapfuye ntangiye gushaka guhinga inyanya nkazihinga urutare ntizimere amashu ntamere nkafumbira wapi nkahuhira wapi nkagirane wapi hagize gutya akakuzira isosiyete ikahapima yamara kuhapima ikavuga iti ahantu harimo amabuye y'iki y'agaciro mama sava barumuna banjye bashiki banjye bakuru banjye bose bahagurutse nk'ingwe bati ntago bishoboka gute se papa aguhaye yarabizi ko watsinze mwari mubizi ko harimo amabuye bari bafite y'agaciro batugabanya barishimye ndababara ko baguhaye ahantu bamenye ko harimo amabuye y'agaciro induru iravuga umuntu ari kwica undi ushobora kwemera yuko ngewe nasabye ku kigo ngo mpameyo sintaye mu kiruhuko kugira ngo batanyica se mu kiruhuko wagumye ku ishuri ariko uzi ko ntago ubona wongeza igipangu n'igihari miri desitonomu kuruwari n'ihari ibintu byose biri mu mahoro ako baratuje nyine ubu noneho bari kungarukira bakandeba bati papa sava mukuru wacu umutware w'umuryango ibiki byose ubu wabaye umutware w'umuryango we manudiki weho uri kumbaza iki ese ko muri gupakira inkoko uri kuyijyana he nyishiriye umukiriya reka nana kureba upakiyemo n'ibitoki ndeba n'ibitunguru byose ariko hato ubundi ndebozwa icyo ushinzwe ko arukotsa ushinzwe kurebozwa ibyo njye mpakiye njyanye akazi kanjye no gufata ibintu nkabijyana urumva mwazana amafaranga ugabanya ngenda shaka kukubaza ibi bintu birahamura iki ufasha agafuka ushizemo ibitunguru ushizemo ibyo nibikureba ariko nakubwiye ntabwo ko bitakureba ariko inkoko bitandeba se ntabwo iki gikoni ntabwo ngiye iyi service ajye wishinzwe okay iyi service ushinzwe rero yo kotsa igikoni sibyo ahangaho kaza ukotsa inkoko ukotsa brushette ukotsa jibo de chevre nanjye mfite service shinzwe yo gufata ibyahangaha mu gikoni nkabishyira abakiriya ukabishyira abakiriya se okay nka bodo commande yabyo hatu ntago nyaka bodo commande ntago uri manager w'akabari hanyuma ntago ntanga raporo y'ibyasohotse raporo ugiye gutanga y'ibyasohotse rero uvuga ko harimo inkoko yasohotse Manudi manager nta bodo commande wewe ngo bodo commande Manudi se asa tuburetse ninde ugukoresha hanga reka mubwiza ukuri nimba ushaka kuramba ku kazi kahanga witondere manager Manudi urumva petit ariko rero ubwo reka nkubwire sibyo urabona yuko Imana aguhaye umugisha nta nubwo yawutezura kuko nawe nigeze mpamukira uzakore neza umutima wawe werekeze mu ijuru ubane neza na buri wese umukire umukene ukuvuga utakuvuga ukuvuma atakuvuma umenye ngo Uwiteka ari hehe ari mu ijuru kandi aratureba ubwo rero pasafari kamubwire naye ndambe kujya ngenda na moto
urambiwe kugenda na moto? Ndambiwe kugenda na moto. Umurengwe ni iki? Ubwo byiswe umurengwe noneho. Sema nubi. Ugiye he? Komande njyana. Ibyo ni ibiki ufite mahanga? Komande. Katurebe nyine iyo komande. Turebe iyo komande ufite icyo kibazo. Ubundi komande igenda muri ako kantuza. Komande ujyana mu gafuka nkaka. Yego. Manu inkoko ijyanye. Niko se komande yashari nakoze komande y'umukiriya. Ni komande umukiriya usabye komande y'inkoko. Nje ndangura inkoko nurangiza uzitange ari mbisi. Ubwo mba nungutse wikese. Ariko haraza akanyungu ka 250 kuri iyo nkoko. Nabonaga nyine no ku cyokezo nabonaga ari gatoya nyine mvugira ngo haze kuzi ni shikiriye. Yitwa Ndongere. Kiriyane. Kriya Manudi ushiriye ndiyo nkoko. Nyikiranyira gitariro, gitariro. Nyiragitari wasazi kotse nkoko ku buryo imushyira ari mbisi. Karayiteka. Yanayiteka ariko harimo no tunyanya n'igitoki. None sa hano hari boutique aguramo n'inyanya n'ibitoki. Ubwo hari ukuntu nyine hatungiye kubera ko azi kurangura ibitoki byiza mwareba igitoki gifite amabere manini. Siyo business none usigaye yikora ute Manu. Yo niyo wazanye mu kabari hano. Ni umuntu. None se bose kumuhamagara muretse ko wabaye ibyihoreye. Indese. Ugiye kumuhamagara nyine. Uzise ngiye guhamagara nde? Uramfata akaboko uzingiye guhamagara nde? Gitabye umuntu. Allo. Ese Nyiragitare kuzi ko natwe inkoko tuba twaziranguye yingi urafi. Wamukupye ukamuma nkamubaza nimba hari. Kandi avuga ngo niwe yizaniye n'inyanya n'igitoki. Ahubwo mugiye ko ari mbisi. Kweki? Sawa reka tubikemure. Warumbwe inkoko yishyiriye. Inkoko yishyiriye. Inkoko? Ndakubaza inkoko yishyiriye nde? Sinyishyire se Nyiragitariro. Ariyo yaguze. Ariko no iyi si inshuro ya gatatu. Yako gashara twazabyara. Si inshuro ya gatatu. Manu maze gukabya. Ejo bundi ntabwo wamushyiriye amacupa ane y'inzoga. Warayishyuye? Warafashe mutanyishyuye. Ndakubaza amacupa ane washyiriye Nyiragitariro warayishyuye? Inzoga. So dupeti boss. No so dupeti ebyiri z'ifi. Haryo wambwiye ngo wamushyiriye. Ntabwo nakubwiye ko merutse gura nabuze ibitenge. Bibiri n'ishati imwe. Ndabibura ndavuga nubwo wenda babyaniye ku mugozi. Ngiye gumpura na Nyiragitariro mu isantra ya acyambaye. Manu wowe na Nyiragitariro. Niko Manu. Wowe na Nyiragitariro muri gupanga iki? Hari ukuntu nyine. Hari ukuntu mba numva nyine ndi kugenda mwiyumvamo. Nibi. Urimo? Mba ngenda mwiyumvamo nyine gake gake. Wowe mwiyumvamo? Wowe? Wiyumva muri kara gakecuru? Buriya nyine izuba rirengeyo. Iyo ari ukuntu mubona nyine namugera imbere ngiye nko kumuhobera nkahita mbona ni madudu nakongera ngagaruka nkahita mbona ni nkasasa. Ariko harya Papa sava umunsi ngo habombo uri gucuranga muri jaride warayiriye. Imisozi y'umwisi ahate ubwuzu ibona sanze bubaruta mu rw'imisozi myiza y'u Rwanda.
heza n'inka nziza nahasanze ibiro byiza maso y'inyana uwaba rutanyina Basava gusa ntujya unanirwa wowe unanirwa n'iki igihe wahereye uririmba ntabwo ko ntarananirwa kurya ubu se noneho uri kunywa iki ni amazi nabanzemo noza ariko Basava uri kunywa amazi uri no kuririmba ntabwo uzi yuko ushobora kugira isukari nkeya mu mubiri ihorere mwiza wanjye nibura se kugira ngo ndeke ukomeze ihorere nyambo ibaruta ihorere bihogo n'amagacu mu misozi myiza y'u Rwanda umva nk'ukuntu uba uzamura ijwi nta kintu wafashe iki manu se bashyiraguha breakfast ko ntari mpari kutaruhariza ubwo manu wahugiye mu mifupa n'iki yamenye ibya breakfast nta n'akaneke se wafashe nibura irahari harimo imineke mo hariya mu nzu ayo nafashe nta n'akananasi wariye nta kintu nafashe keretse ibi biri mu gikombe Basava igihe wahereye uririmba isukari yamanutse nta nubwo ushobora kwitekerezaho basi ngo ubone ikintu kirimo isukari ntabwo ndwaye diyabete ariko isukari iba nkeya mu mubiri ibyo nyine ibi bisaba ingufu ubuso wagurutse ukikubita hasi ariko nawe ndi igipupe se basi reka nkubwire sibyo akira akabombo basi ukarye njye gushaka icyo ngukorera akira se njye kugutekera utuntu tworoshye vuba vuba akose mama Sava nubwo ubuzanye bombo kabiri kangahe mbona ndya bombo kweri kabiri kangahe ubona papa Sava arya bombo koko uzanye bombo n'amenyo yanjye yamazwe n'ifumba ntago kwa muganga wabitubujije none se ubu bombo waburiye rimwe gusa ubu ko nkubwiye ngo mbanze njye guteka nteko utuntu tworoshye mite nkuzanira ntago waba uri kurya bombo nibura isukari ikongera ikazamuka mu mubiri ihangano yirya rimwe nta kintu iri bugutware kandi kuyirya umunsi umwe irahita ikwica amenyo arahita avamo ngayihangane gusa akira akabombo ubwo basi waretse kunsuzugura kuko ko nkuzanire bombo uyica amazi ngandebera ukuntu yijugunye urakarya se nibura kaneke vuba vuba basi reka da nta bombo nariye bombo nayitaye muri jaride ndiyinjirira bombo se kuyirya nabyo murabinyishyuza hari ubwo bombo yari ifite nyirayo sinayitoye nyine nkayirira bombo yari iri muri jaride nayo nazaniye papa Sava warayiriye sinjye wayimuzaniye cyangwa yashyize ndamuzi ko njye nabonye bombo ifunze nkahita nyirya njye ubwo nimba muyishyuza nayo murayishyiraho nyine ku rutonde ubwo nayo nzayishyura bombo
murayishyiraho hamwe n'inkoko. bombo rero harigendaho iminsi nkayoberwa ibyo ari byo nkashumva. ariko se mu masabo wagize ngo wowe ntugiye kuzarukura umwana? ndabona ngiye kuzasaraho. ariko rero nabusa ni ugukomera. buriya intambara yose uyirwana neza kandi ukayitsinda. hanyuma nawe ugiye kuba nka mama wirwa ambwira ngo niko zubakwa se. none wagira ute? mbese wagize ngo kuruhuka ushaka nuko uzagenda ukicarana na nyoko kuziko? aho nicaye ndabona nawe harutwa no kwicara kwa mama. umugabo aba ari umugabo. umugabo byagenze bite se? umugabo kuko yitaye ku mugore we. ariko gitari mbabarira umbwira ukuntu umuntu w'umugabo papa Sava reba imyaka amaranye nawe, ariko hashize nk'imyaka 2 yarampindukanye, yarahindutse ku rwego ntekereza nkibaza niba ari we nabanye nawe cyangwa niba atari, niba barampinduriye, niba papa Sava afite hasigaye ajya kuba noneho ku buryo mva atakinkeneye. uzi ko papa Sava ndeba nambuka muri salo nkabona nk'isesemera mwishi. ari umugabo nabyara, ari umugabo twabanye dukundana. ariko bajyaga bavuga ngo burya umugabo araguhinduka nk'uko uzi igicu gikubira iburasirazuba ukabona imvura ihisiga. dore mbere najyaga mvuga nti wenda babona ari uko ntarongera ngo mbyare. twabiganira akambwira atari ko ngibyo nta kibazo mbigiraho. ukabona abana nta kibazo bigiraho, buriya rwose nta wundi mutima mubagira. ariko ntabwo nzi ikintu cyamuhinduye, habaye hatarimo yuko yashatse undi mugore akabintisha, sinzi ikintu cyaba cyaramuhinduye. ariko urazi mama Sava, ni ukuri usibye burya ko ngiye gutega amatwi nkakumva, ndakumva pe, ariko ntushobora kugira umuntu wundi ubwira papa ibya papa Sava ngo akwemere. nyine abantu bose babumva ko ari ngiye wamubinyine. ni wa wundi muri quartier ugira umutima w'impuhwe, ni wa wundi utazi ubusambo buri aho yakabereye, ni wa wundi ugufasha ikibazo iyo ugifite, ni wa wundi utabaza akagutabara, ni wa wundi uhaha ndabantu bose muri quartier. mama Sava ubundi ikibazo mushinja ni igiki? icyo kintu nicyo kimbabaza cy'ubundi ngewe kimbwire gitari. icyo kintu nicyo kinshengura umutima. ibaza umugabo guhahira ibintu byose mu nzu atakuvugishije. ibaza umugabo aba yagushoboye sha. ntago wigeze wumva inkuru kuri uyu musozi ko nzi ko yatambutse iyo umukobwa nizaniye iwanjye ari umukobwa twiganye. yindi yasasa we. iriya mukobwa birangira umukobwa bicecetse ngo batazagira ngo gitariro ngira umunwa. birangira umukobwa nuko umuntu arabinkubita ndavuga nti mbabarira ndaro rwo ndamereye kuri uyu musozi, niwabona bavuga ngo ninjye uvuze sasa. ntiyararunsohoyemo se nawe wabaye intwara ariko ntiyararunsohoyemo si uko nagize. ubundi gutinda mu bintu nuko utabyumva. muri make uragira ngo nkufashe iki? njyewe ntacyo nkeneye ko mfasha gitari, icyo nkeneye nuko ntega amatwi nashaka nkarira nk'igende. ariko gitari banza umbwira. ufite ubwira agahinda kawe ibibazo biroroha nibura umuntu aroroherwa. reba papa Sava arabanje anshunaguje kuri iyo ndaya ye ngo ni sasa. ndihanganye ndwanya intambara, mbonye sasa nsohokeye mu rugo. ako naye niko uzi gushinga nyine nuko nanjye mutesha. bavugaga ngo wari igiswa, uri umuswa ngo akajya gukopeza. ese kumupeza mu rugo rwanjye ureba umunyabwenge umeze gutyo umuzani wawe. hanyuma mu rugo rwanjye se habamo ibizami bya mate n'ibikina bya bindi byose biga. yakuvuye imuzi arakuvuga biramureba. icyo yararebye ngo wari nuko yagiye. noneho sasa avuye mu nzira. gitari ukuntu mfite umugabo w'umugome wagira ngo sinzi, we na Manu baherutse. cyakoze reka nkubwize ukuri, ni ukuri ko Imana yampaye umutima ukomeye. umugabo yarifashe araza arambeshya nako yahuruje abapasiteri nabyo yarabimenye ngo Manu ngo ari guhinduka ihene. ndahukana amara amezi 2 iwacu. uri igicucu asigara mu rugo wenyine. Manu zahinduka ihene kariya kantu k'akanyamanyanga, ihene karahinduka kubera babaze nyinshi. ndahukana ndagenda mara amezi 2 iwacu. ugarutse se usanga koko Manu yabaye ihene. abihene bye ntabwo nasanze ari kotsa amanyama, ntabwo nasanze Manu yicaranye inzoga. none ubwo ushatse kuvuga icyo gihe cyose wari uri iwanyu noneho bakoze ibingana iki?
ko kamana buriya agashyigikira shebuja katanamuvamo. noneho wakubwira ko buriya ntashobora kumwirukana ngo bikunde. Wamwirukana ute? niyo sebuja atashye akamubura biba intambara mu rugo. Mana yagiye he? Kuki yagiye atambwiye ugasanga intambara abaye. Urumva aho ngaho badafitanye ibintu byinshi by'ibanga. Ibyo rero ntabwo bikomeye. Yawe nko kuba amaze amezi 2 umugabo atampindukiza. Ariko burya turarira. Wanagira utyo wareba uko upfundapfundikanya mukajyaho mukaduha inkwenene. Naho namwe burya mubana nabo nta kintu babapimira. Noneho njyewe byageze ndamubwira ati papa Sava ndumva ameze nabi mbabarira. Arambwira ngo nta mwanya mfite. None se papa reka nkubwire Mama Sava, wagaburira umugabo ashonje akakubwira ngo nta nzara afite ngo ntashaka kurya kandi ashonje. Reka noneho nibyo mu buriri arataha nateguye ameza natetse, urabizi ncoreranye ibisorori 6 wagira ngo nanjye sinzi, agaca ku biryo avugiriza akagenda ntakirya mu rugo. Ariko disi nari nzi ko yari ibya kera. Dore data ukwe nyaramye yajya gaza ashaka kurakarira mukecuru yamurakari ugashaka kumwiyenza ukabona kubisa ibintu ngwako mwahitumye ngwanga ibintu ko mwabishyize mu nzira agakubita nyabusa sari niki kimwe cyateguye mu nzira ahubwo ari ukwiyenza. Ubu rero babigize ibisirimu, ubu babigize ibisirimu aca kubirya avugiriza akicara muri salo adashye guhimbarwa ugararirimba. Reka rero ngusetse noneho ibyo kuririmba. Ntuzi ukuntu papa Sava yicaraga aririmba ndirimba mvugira imitombi ibintu byose. Karahanyuze nk'aba muri iyo myaka 2 nkubwira nta n'indirimbo yerekeranye n'urukundo ankunda kivuga. Ute n'ukuri kw'Imana. Noneho asigaye ashaka kujya gucuranga akajya muri jaride handi hanze. Yashaka kwandika izo ndirimbo ze n'ibiki byose. We gusikanuka bamuhaye. Yashaka kwandika izo ndirimbo ze akajya mu kindi cyumba rimwe na rimwe ntanarare mu cyumba cyacu. Ariko bafite umuntu wamukoreye bibi buriye. Papa Sava yambanye undi muntu ku rwego Papa Sava. Ntuzamurenganye cyaba. Mutegurira ibiryo bya mu gitondo. Habimushyira mu cyumba akabyuka akambara akabisiga aho ngaho akagenda. Nawe warahindutse ntukimutekera neza Mama Sava. Narahindutse se mpinduka uko najyanaga ibisorori uko najyanaga ibyo biryo mu cyumba siko nyibijyana. Uko nateguraga ibisorori siko nyibitegura. Nibiri iyo mba hari ikintu nishinje wenda nkavuga ngo umutima wanjye nakoze. Iyo wabaye ndababara. Uriyunganye ubu ngana n'ifura yanjye. Gitari mfite agahinda kenda cyitse by'iki gihe. Umuntu mugirira neza ntanabyibuke. Ariko reka nkuruhure. Reka nkufashe ikibazo. Reka nkigire cyanjye. Reka kugahinda ufite nkikubiteho cyangwa kubite ku mukobwa wanjye nkuko Veve yabaga afite. Urumva? Gitari agahinda afite ntago wakumva. Wari kumva ko ngewe ibyo bintu nabigufasha Papa Sava gahinduka. Wabimfasha ute? Nabigufasha Papa Sava gahinduka. Hahanda zakavuga ati mugore nkunda. Nta nubwo nshaka kurya. Ngwino tujye kuganira. Naguhindurira amateka Papa Sava. Hahandi wazajya uvuga uti harya Gitari wandikiwe iki mu munsi. Ikesi urajya uyinywa nkakubwira nti ndayinywa. Uwo rero si Papa Sava ntagarurira mu. Ariko se bimparira ni kabutindi y'umugabo ntago urabyemera mbigufashemo Mama Sava ntago uzampinduka. Ako Gitari uretse kwiyemera wakoresha iki? Hanyuma se narashaka kumbwira ngo tujye kureba babaganga ntuza ngo niba ariyo bicari kwa muntu umutido ni hafa. Igahunda nayikora neza kandi Mama Sava ngewe niba nyemerera uti nzakwitura. Mama Sava mbere umwana mwiza urebe ukuntu ndagukemura ikibazo cya Papa Sava ndahinduka niyo mihirimbire nubwo bucakura nubwo butindigasani nabo bakobwa ntazabasubiremo. Gitari vugisha ukuri kw'Imana ko wamfashe icyo kintu. Ntabona uriya mugabo asubiye ku murongo. Ubu se Veve ukuntu mwari mwaramuzengereje mwirwamo mutuka ngo yabyariye iwabo ngo nta mugabo agira. Ubu ngubu ngewe narinze kubona umunyamahanga hahandi Veve atuje mu rugo rwe nakoze iki? Ese umuti se nakoresheje? Nimujye mwasama nimugume mwasame mwayuzwa aho ngaho muzi yuko ibintu byizana. Ibintu birahirimbanirwa. Ngewe mfite Mama Sava dore abagore birizuba ntibashobotse nubwo imvura imaze imisigo wowe bigire ku mutima mwereke. Gitari mfasha niba hari ubufasha wama
niba uba ufite ubwo wampa. Erega usibye ko ibintu byahindutse nta mugore ukibika ibanga. Kera umugore yafashaga mugenzi we. Murumva naba akagoryi ko kuvuga ibanga nk'iryo ngiryo. Nyorohe N'umubabaro. ubu ni wongera ukabona byaciyemo uzajya undeba unyibuke ko nakubaniye. Humura ndahari. Wowe mfasha gusa ubundi. Reka ngire vuba ubigire ku mutima kandi ubikore uko ndabigutegeka. Naba ngize amahirwe we. ako se wagishwiwe ariko ugira ubwenge bundi ugira ubwengera Papa Sava. papa Saviki nanjye ntabwo ndi bubyemere ariko nanjye ntabwo ndi bubyemere rwose njye ntabwo ndi bubyemere Njyewe ntumbwire ko njye nagiye gusoma rura rukecuru kubera wowe waranamusomye. ntabwo ndi bubyemere yewe ufata icyo ukimara kuyirya byagenze bite njye ubwo nkimara kuyirya naragenda ryamye uko ndyamye nkagenda ndota nyiragitariro uko ndyamye nkarota nyiragitariro mpaka ngiyeyo ukarota kariya gakecuru noneho ngewe niyo mugeze imbere mpita mbona ari nka kamadudu cye kasasa ngewe ntumbwire ko nasubye kiriya gikecuru kubera wowe mama Sava ubwo muramvuza nyine Ubu ngubu noneho uri kumva ari igikecuru. Uri kumva none se niwumva nyine ibyo mwankoze mukantega bombo. ako nje nkubaza mama Sava niba tugiranye ibibazo wenda ngiye ni mu gihe cyanjye cyo guhimba tukagirana ibibazo wenda ntameze neza muri famiye bampangayikishije ujya gushaka uburozi ariko ntago yari yambwiye ko ari uburozi. yari bukubwira ko ari uburozi se ngaho bibare mu mutwe wawe yaba ari njye urimo gutwara izi nkoko nkatwara inyanya nkatwara ibitoki nkatwara byeri nkatwara ibitenge byawe bishyiriye kariya gakecuru ngo ni nyiragitariro ubwo si hirya ni basye mahero bose naze tujye kwa gitariro bajye ko mu muti kariya gakecuru kamve mu bwonko tekereza iyo bwabwica uyu mwana w'abandi akaba yarapfuye ubu buri hehe wowe undi zubu ndi muzima uburi naze tugende uragenda urata ibibazo umugabo nankunda umugabo nancurangira umugabo ntiyandika imivugo umugabo ntago arimo gukora gahunda rimwe gatatu mu cyumwe wowe uragenda ubwira abantu bose nka kariya gakecuru ujya kukabwira ibyo bintu nako karangiza ngo karaguha umuti kavura he kizera uvuza umwana w'abandi vuga amagambo make vuza umwana w'abandi ushyize ku nkeke y'umukecuru namvuze pe Papa Sava